aya makurero ubundi niyo yanjye. Urabona ukuntu ari nziza, ni nziza cyane, ifite umubiri uryoshye. Rero umuntu w'umusirimu yambara urukweto bitewe n'ahantu agiye. Ambara godasi, kano ni akagodasi keza gafite umubiri mwiza, gakomeye, gashya. Kera rero umva nabaga mfite amasakoshi menshi, nakundaga amasakoshi menshi. Noneho twaba dufite n'abashyitsi, ugasanga tubaherekeje ndashaka kuba twazisakoshi. Umva nakuze nkunda amasakoshi. Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikora nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu by'ubwenge by'abasirimu. Tujya tureba amavuta, imyenda, ariko se bijyanishwa n'iki? Iyo wisize neza, iyo wambaye neza birangiriraho? Ntabwo ari uko biba bimeze. Ugomba kugira accessoire ujyanisha n'iyo kanzu wambaye, n'iyo myenda wambaye, mbese ukambara udukweto twiza, ugashyiraho agasakoshi keza. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe. Mbafitiye udusakoshi twiza, udukweto twiza, uretse gatoya. Reka duhere kuri aka gasakoshi. Hano dufite agasakoshi gato keza k'agasirimu, gafite akabara keza. Umva mbese ni agasirimu nakubwiye, karakomeye ntaho kajya, telefone ijyamo, gafite n'umugozi ku buryo ushaka kugashyira ku rutugu wagashyiraho. Hanyuma rero telefone ijyamo rwose, agafondote, agaportemone, mbese uturabero, ikintu cyose ushaka k'agasakoshi ushobora kwitwaza ariko udashaka gutwara igisakoshi kinini. Aka gasakoshi rero kajyana n'ibintu byinshi cyane kubera akabara kako keza k'agasirimu. Umva iyi ngiyi iri mu dusakoshi nkunda, iri mu tubara nkunda, kuko iri bara niryo rinkurura mbere y'ibintu byose. Rero umva nawe uramutse ugahashye byaba ari sawa. Reba ukuntu kameze, ni keza cyane, karakomeye, ni agasirimu. Twagiye rero kandi gasakoshi, kabishyire hano. Tugiye ku yindi sakoshi. Dore akandi gasakoshi gatoya ushobora gutwara udashaka gutwara ibintu binini. Udusakoshi twiza, udusakoshi dutoya ni udusakoshi twiza cyane, tuba tworoshye. Nako umva ni kanini kandi uhita ufunga rwose ukigendera. Nako gafite agasentire kako, sibyo? Ushatse washyiraho agashumi cyangwa se ntugashyireho, biterwa n'uko rwose wumva wabyutse cyangwa n'uko wumva ushaka kurimba. Udusakoshi twiza tw'udusirimu, twa tundi utwara rwose ukumva nta kibazo na kimwe ufite, ukumva wagikoze. Rero iyi ni isakoshi yagufasha rwose mu buzima bwawe bwa buri munsi, nk'umukobwa, nk'umugore. Tukagiye ku yindi sakoshi, ni nyinshi. Isakoshi y'umukara, ya sakoshi utagomba kubura, ya sakoshi nk'umudamu, nk'umukobwa utagomba kubura, sibyo? Ifite umubiri mwiza, ntabwo ipfa kwandura. Ni isakoshi nziza cyane, nayo ifite agasentire, akaba kuvuga ngo ni agasentire, akagozi ku buryo ushobora kuyitwara yonyine cyangwa se ukagashyiraho ku rutugu ushaka. Umva uko ushaka kurimba kose rwose isakoshi y'umukara, ngira ngo nayo murayibona. Abantu bajyaga bambaza amasakoshi, ndizera ko mwasubijwe, muri gusubizwa kuko turacyabirimo. Hanyuma tugiye ku yindi sakoshi, abantu bakunda udukurira twa vert pomme cyangwa dukeye tutijimye, namwe ni karibu.
ni agasakoshi keza cyane watwara udashaka gutwara ibintu byinshi. Twagiye ku yindi sakoshi, akandi gasakoshi ko kurimbana k'umukara, nako murakabona ukuntu ari keza. Umva gafunguka gute se, reka twe gutinda baza kureba ukuntu gafunguka neza, baza kubereka. Murakabona nako ni agasakoshi keza k'umukara watwara ugiye mu kirori cyawe. Gafite n'umubiri mwiza, gafite umubiri mwiza, ubu wagira ngo hariho udusaro, ntabwo upfa gusaza. Twagiye ku yindi sakoshi, yabona nayo murayibona, ni agasakoshi keza cyane, keza k'agasirimu, gafite umubiri utwibanire, nako ni kanini mo imbere, murabona n'ukuntu kareshya, nako ni keza, gafite umubiri mwiza w'insirimu. Hanyuma tugiye noneho ku tundi dusakoshi. Kera rero umva nabaga mfite amasakoshi menshi, nakundaga amasakoshi menshi, noneho twaba dufite n'abashyitsi ugasanga tubaherekeje ndashaka kuba twazisakoshi. Umva nakuze nkunda amasakoshi cyane, ariko none mise mbyibuka mbonye n'utungutu, nabona ukuntu ari twiza. Nako ni agasakoshi keza cyane watwara warimbye nk'umusirimu, nta bintu byo kugenda wikoreye ibikapu birimo ibintu byinshi wagira ngo ugiye mu rugendo uzamaramo icyumweru. Kandi nako ni agasakoshi keza wagendana warimbye. Tugiye no ku kandi noneho ka seremoni, abageni bamarene cyangwa se nawe umva ahantu ugiye warimbye wagenda rwose ugafite. Kano gasakoshi k'umutuku kararyoshye, gafite ushaka kugashyira ku rutugu nabyo birashoboka. kugira ngo muri kubibona. Urabona ko nabyo bishoboka. Twakomeje tugiye, abantu bakunda umutuku, abantu bakunda utuntu tw'uduseremoniyari, akasakoshi kaba ari akandi rwose kabacike. Tugiye ku kandi, murakabona nako ni keza cyane, agasakoshi keza, nako gafite nk'uko kariya k'umutuku kari kameze, n'akangaka niko kameze k'umweru, kandi ku giciro gito cyane. Tugiye ku kandi gasakoshi nako ko mu ntoki, nako murakabona, urabona ko ari keza. Dore n'akandi kako, biterwa n'ibara ukunda, ariko buryo ushatse wajya ugira abiri, ukagira umukara n'iyi ngiyi. Turacyakomeza ngiye kubereka. Noneho uramutse ushaka inini nayo ngiyi irahari. Mbese aya makurero ubundi niyo yanjye. Urabona ukuntu ari nziza, ni nziza cyane, ifite umubiri uryoshye, ni agasirimu, noneho ikagiramo n'akandi k'imbere, nako murakabona, nako ni keza, reba. Noneho ikagira, ushaka no kuyishyira ku rutugu nayo washyiraho kano gasentire kayo, ubundi ukahacana umucyo, ukajyana agasakoshi gasa neza. Rero izi sakoshi wazisanga mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi, ndaza kubashyiriraho nimero
hanyuma mugende mwihahire kandi ku giciro cyiza. Uzavuga ko yaturutse ku Mubyeyi magazine murabyumva ko harimo ka discount. Twakomeje nanone n'akandi gasakoshi ka Moyen, nako murakabona hano, nako ni agasakoshi keza kandi kajyamo utuntu twinshi dutandukanye. Mwakabonye? Aha, nabazaniye amakureri rwose nanjye nakunda, nanjye nafata, nanjye natwara, kuko aya niyo makureri yanjye, sibyo? Ntabwo rero watwara isakoshi gusa nziza ngo wibagirwe n'agakweto. Agakweto nako nakibutse. Hano tubafitiye inkweto nziza nazo wasanga mu isoko rya Nyarugenge. Ndabashyiraho nimero muze guhamagara, ni ku giciro cyiza. Iyi ni nimero 40, ariko nimero zose zirahari bitewe n'uko ikirenge cyawe kingana, bitewe na nimero wambara. Turagiye ngiye kubereka izindi zitandukanye, ngiye kwereka izindi nkweto zitandukanye kandi nziza. Kano gakweto, reba aka gakweto ukuntu ari keza, gafite umubiri mwiza, gafite agataro keza. Aha nta bintu byo gucikagurika, karakomeye rwose, nitwibanire. Umva ni agakweto keza kagasirimu. Iyi ni nimero 39. Iyi ni nimero 39, n'izindi nimero zose zirahari. Ndetse umva kamereka ukuntu ari nziza, iyo reba agakweto keza cyane. Murebe n'agataro kako ni keza rwose, kabaryoshye. Twakomeje, twagiye kuri umukara wayo. Umukara wayo ngira ngo nawo muri kubona, nawo ni umukara mwiza cyane. Iyi ni nimero 38, sibyo? Aha, turagiye ku kandi gasandari nako gaciye bugufi. Nako ni agakweto keza gasa umukara. Iyi ni nimero 40. Nimero zose ushaka wazibona bitewe niyo wambara, cyangwa se niyo waba ugiye guhamo umuntu kado, bitewe na nimero yambara. Turakomeje, hano hari n'utugodasi twiza. Rero umuntu w'umusirimu yambara urukweto bitewe n'ahantu agiye. Niba ugiye mu isoko, niba ugiye gukata umujyi, ambara agakweto gaciye bugufi kari bugufashe kugenda uri comfortable, udahinamirana. Nta musirimu wo kugenda yambaye hotaro mu mujyi ugenda uhinamirana ufata ibintu ugwirirana. Oya, ambara godasi yawe ngiyi niba ugiye gukata umujyi cyangwa niba ugiye gushopinga. Ambara godasi. Kano ni akagodasi keza gafite umubiri mwiza, gakomeye, gashyashya, kakandi uhahantu utambuka umuntu akajya gakora akavuga ati uyu muntu yaragakweto yakitayeho. Ego, godasi nziza cyane. Hanyuma hari n'ak'umukara, n'akagodasi k'umukara. Gaka nako ni keza. Iyi ni nimero 39, nayo ni agakweto keza cyane. Umva, umuntu tuziranye, umuntu ukurikira Umubyeyi magazine, ndabizi ko aya makosa atayakora yo kugenda mu mujyi yambaye amahotaro, yambaye inkweto zimugoye kuzambara. Hari rero n'udusandari, wambaye agakanzu k'agatenge, wambaye agakanzu kaguhaye amahoro gatuma uhumeka, washyiraho agasandari kawe. Cyangwa se umva ahantu hose igihe wumva unaniwe, igihe wumva inkweto wambaye wumva zatangiye kukunaniza, shyiramo agasandari ariko keza kagasirimu. Ngaka rero, ngaka. Hanyuma ntabwo ari ako gusa, hari n'aka ngaka kandi. Aka nako ni nimero 39, ariko izindi nimero zose zirahari bitewe n'ikirenge cyawe ukuntu kingana, sibyo? Rero ndabashyiraho nimero, ni muri mu isoko rya Nyarugenge, muri Tesi Fashion. Nugenda ukavuga yuko
uvuye ku Mubyeyi magazine bazakugabanyiriza birukanka. Rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, tumenya isakoshi tugomba gukoresha n'aho tugiye, tumenya inkweto tugomba kwambara n'aho tugiye, tumenya icyo tugomba kujyanisha n'imyenda yacu, accessoire tugomba gukoresha nk'abasirimu. Rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi magazine. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye.